Ndabaramukije mwese mwiriranwe Imana bakunzi b'Imana n'ubuzima yaduhaye. Uyu munsi rero twabateguriye isupu y'ikimera kidakunze gukoreshwa cyane kandi ari ikimera kidufitiye akamaro. Icyo ngicyo rero nta kindi mwakibonye hariya rwose tuvuye kugisoroma cyiza cyane, ni icyo bita igisura. Ese nawe ujya ukoresha icyo gisura, ujya urya igisura, ujya ugitekamo imboga ukagitekamo isupu? Ngaho rero bambwiye yuko imboga zihenze zitaboneka rwose no kujya kugishakisha. Igisura rero nagiye kugishakisha nanjye, ibi biri kwera muri iyi minsi, nabonye biri ahantu henshi, ngira n'Imana nituriye mu giturage, igisura ndagishakisha nkigeraho. Ugenda usoroma turiya tworohereye two hejuru, warangiza rero ukagikoramo isupu. Twabanje rero gukaranga igitunguru neza cyane kirashya kimera neza. Kimaze gushya, nyuma yaho byarangiye gushya rwose, nibwo nashyizemo igisura kugira ngo mbashe kubona ibyaryo byose byiza, ibyiza by'igisura. Hagati aho ngaho nabateguriye akarusho ako kongeramo kugira ngo byongere uburyohe, byongere intungamubiri. Ni urusenda navanze no tungurusumu ndetse n'igitunguru, ni akabanga kanjye kihariye. Noneho nshyiramo umunyu w'inyanja, nshyiramo kandi n'amavuta ya olive, nshyiramo n'indimu yo kugira ngo bidapfa bikomeze bibe byiza. Nzajya mbibika igihe cyose nzaba nkeneye kunywa isupu, byongera uburyohe, ni byiza ku buzima, yewe ni akabanga kuko kandi rwose uzabyumva umerewe neza mu gihe uzawufata gahunda imeze gutya buri munsi ku munsi, igihe cyose byongera uburyohe, bigatuma ya supu abatayikundaga bayirya, kuko birihutirwa cyane kubasha kurya isupu. Ngako rero akabanga twabateguriye karasa neza rwose, kararyoshye. Wakoresha urusenda rwose ubonye, ngewe rero nakoresheje turiya tureture nitwo nabashije kubona, ni natwo nkunda kugira ngo nzajye nongera mu isupu, wakongera no mu bindi buryo nta kibazo. Ngiyo rero isupu yacu tugiye kuyimikisa, mu kanya turaza kuyisangira twishimye tumererwe neza. Nabanjijemo rero ibitunguru, murabona ko ntabwo nigeze nyiteka, ahubwo nayishyize mu mazi ndapfundikira birabira. Nyuma rero icyo ni ikirayi cyari cyasagutse, ni ikirayi na karoti nayo cyari cyasagutse kugira ngo isupu ibashe gukomera igiremo akabaraga. Washyiramo ikirayi kimwe rero udafite ibyasagutse, aho ufite n'ibyasagutse ugashyiramo nta kibazo, nk'uko nanjye nabigenje. Mu isupu yacu rero twakarangishije amavuta asanzwe, amavuta y'inka asanzwe, ni amavuta adafite ikindi, ntabwo ari marigarine, ntabwo ari icyo, kubera ko marigarine ntabwo ari nziza ku buzima. Kongeramo n'amavuta make ya olive kugira ngo bidashira, kuko bishirira ubwo bigomba ibibazo by'uko wakwandura indwara muri ubwo bushirire bwabyo. Hanyuma rero turyoherwe rero n'isupu yacu. Mahoro, bigira Imana.